Reka nongere mbasuhuze mwe mukomeje kudukurikira. Dukurikije ikibazo kimaze iminsi kiriho, tugiye kubereka uburyo bworoshye cyangwa se uburyo bwiza bwo gukoresha H5+. Ukimara gufungura, niba wahisemo gukoresha H5+, uraza ukande kuri iyi application, hanyuma urabona ahantu ho kugenda wuzuza, ugomba gukurikiza amabwiriza yose ugenda wuzuzamo uko babigusaba. Ukigenda step by step, ni ukuvuga ngo uragenda wuzuza ugenda umanuka werekeza mu gice cyo hasi. Ni ukuvuga ngo turahera aha ngaha handitse auto. Witegereje neza kino gice cyanditseho auto, hasi handitsemo customer setup. Urabanza ufungura hano kuri customer setup. Ukimara gufungura customer setup, bahita bakwereka ahantu ugomba guselectinga kuri P443. Aha ngaha uri kubona ko baguhaye uburyo bwinshi bwo guhitamo. Ushobora guhitamo P80 cyangwa P88. Aha ngaha ngiye mpisemo gukoresha P80. Nugaruka kuri iki gice nanone cy'ibumoso, urabona ahantu handitse select server. Ni ukuvuga ngo ushobora guhitamo server zitandukanye. Hano harimo random server ushobora kwirekeramo cyangwa se ugahitamo ubundi buryo. Ngiye kubereka rero indi server iri kubikora, ushobora kukorohereza guhita uconnecta internet byihuse. Ni ukuvuga ngo hano dufite server nyinshi ushobora guhitamo. Dufite United States, New York, Canada, German, United Kingdom. Ni ukuvuga ngo muri izi zose ushobora guhitamo imwe ikoroheye. Reka duhitemo United States. Dukomeje nanone aha hasi kuri connection mode, naho ushobora guhitamo nk'ubu ngubu hano ndi muri direct connection internet. Ushobora guhitamo muri nyinshi bari bukwereke. Aha ngaha dufite ubwoko bwinshi bwa connection mode: direct connection mode, internet, customer preload. Ni ukuvuga ngo wowe uhitamo iyo ushatse. Ngiye rero ngiye guhitamo gukoresha customer SNI cya SRL rated TRS mode. Ni ukuvuga ngo ukimara guhitamo iyi customer SNI, barahita bakwereka ahantu ugomba kuzuzamo custom SNI, hanyuma naha hasi naho ukaza guselectinga. Ubwo guselectinga no kuzuzamo cyangwa se guhitamo uburyo bukoroheye cyangwa se uburyo ushatse. Ibanga rero riri kuyobera abantu ni ukumenya password cyangwa se ijambo wakwandikamo kugira ngo uconnect internet. Uyu munsi turi gukoresha playgorillagames.com. Ukimara gushyiramo iri jambo, hasi naho ugomba guhitamo nk'uko twabivuze haruguru. Ni ukuvuga ngo ugitikinga hano kuri user iyo mhost v2, ugomba no kujya hano hasi ugatikinga kuri preserve SNI. Ibi ngibi numara kubyuzuzamo byose birangiye, ugukira bagikurikiyeho ni ugukanda kuri start. Wibuke ko nko twabivuze hejuru, ibi byose ugomba kubikora ku mwanya wa internet cyangwa se kuri data hafunguye. Ugikanda start, urategereza internet, urahita ubona ko H5 yawe yabaye connected. Mwakoze kudukurikira rero. Niba ubu buryo butaguhagije, ushobora kongera kudukurikira ku bundi buryo tugiye kubereka ku gice cya kabiri bwo gukoresha Droid VPN. Komeza dukurikirane rero.